Hano umva imvugo zikomeye zigeze zivugwa mu mateka. Socrate, ubuzima utibazaho ibibazo ntacyo bimaze kububaho. Anne Frank, abapfuye babona indabo nyinshi kurusha abariho kubera ko kwicuza bibabaza cyane kurusha gushimira. Aristote, turi ibyo duhora dusubira. Ubuhangange rero si igikorwa, ni umuco. Confucius, umugabo wemura umusozi wose atangirira ku mabuye mato. Seneca, tugira ibibazo byinshi mu bitekerezo kurusha ibyo tugira mu buzima busanzwe. Marcus Aurelius, ugira ubugenzuzi bwose ku bwonko bwawe, ntabwo ari kubiba inyuma yawe. Ibyo nubimenya nibwo uzabona neza imbaraga zawe. Lao Tzu, urugendo rw'ibirometero 1000 rutangizwa n'intambwe imwe gusa. Oscar Wilde, Jibaho, kubera ko buri wese yamaze gutwarwa. Maya Angelou, abantu bazibagirwa ibyo wavuze, abantu bazibagirwa ibyo wakoze, ariko ntabwo bakwibagirwa uko watumye biyumva. Nelson Mandela, bihora bigaragara nk'ibidashoboka kugeza haje umuntu akabikora. Albert Einstein, ibitekerezo ni ingenzi cyane kurusha ubwenge. Ubwenge bushobora kukuvana ku kadomo A bukakujyana ku kadomo B, ariko ibitekerezo byakujyana aho ushaka hose mu isanzure. Ni irihe jambo rigufashije? Ryandike muri comment wigisha abandi.